Isomo ryo mu ibaruwa ya kabiri Mutagatifu Pawulo intumwa yandikiye Abanyakorinti. Bavandimwe, ubu rero duhagarariye Kristo, ku buryo Imana ubwayo ari yo ibahamagara ari twe ikoresheje. Ngaho rero turabinginze mu izina rya Kristo, nimwemere mwiyunge n'Imana. Kristo utarigeze akora icyaha, Imana yamubazeho ibyaha bya muntu, kugira ngo muri we tubarweho ubutungane bw'Imana. Ubwo turi abafasha b'Imana, turabashishikariza kudapfusha ubusa ubuntu bwayo, kuko ubwayo yivugira iti, mu gihe gikwiye numvise isengesho ryawe, no ku munsi w'uburokorwe naragutabaye. Ngiki rero koko igihe gikwiye, nguyu koko umunsi w'uburokorwe. Iryo ni ijambo ry'Imana.